hirya no hino mu mujyi wa Kigali kimwe n'ahandi henshi mu isi kuri ubu hagaragara imitako idasanzwe itegura iminsi mikuru ya Noheli n'Ubunani. Umunsi wa Noheli watangiye kwizihizwa mu kinyejana cya 4 nyuma y'ivuka rya Yezu. Padiri Simoni Ruvuzandekwe avuga ko nubwo Noheli yizihizwa kwa 25 Ukuboza nta wahamya ko ariyo tariki nyayo y'ivuka rya Yezu. Mukuri itariki nyirizina Yezu yavutseho ntabwo izwi neza, ariko kubera iyo tariki yari iriho inahimbazwa n'abapagani, bo bahimbazaga umunsi w'ikigirwamana bitaga izuba. Abakristo ubwabo bashatse ko Yezu nk'urumuri rw'isi yaba ari ufata uwo mwanya. Icyo kigirwamana abaromani bizihizaga ni Mitra, cyari gifite inkomoko mu Baperisi. Kwishimira izuba byarumvikanaga kuri bo kuko wari umunsi umwe babonaga izuba rwagati mu gihe cy'ubukonje bukaze tutagira hano iwacu. Umwami w'abami Konstantini wategetse abaromani guhera mu mwaka wa 306 nyuma y'ivuka rya Yezu yazanye uburenganzira mu by'iyobokamana maze ahagarika itotezwa ry'abakristo ritatumaga bisanzura. Iyo byabahaye umwanya wo kwizihiza Noheli, maze uyu munsi uza kwigaranzura wa cya kigirwamana Mitra. Mu ntangiriro muri icyo kinyejana cya 4 navugaga byakomeje kujya bijyanirana, ariko abakristo kubera ubukristo bwagendaga buganza buza no kuganza koko ku buryo uyu munsi wabaye wa gikirisitu cyane cyane. 380 umwami w'abami Theodose wa mbere yaciye iteka ko gusenga ibigirwamana bihagarara mu bwami bwose bw'abaromani. Umunsi wo kwizihiza ikigirwamana Mitra uvaho gutyo. Mu kinyejana cya 6 umwami w'abami witwaga Justiniani yategetse ko Noheli iba umunsi w'ikiruhuko. Abahanga mu bijyanye n'iyobokamana bemeza ko abakristo bafite impamvu yatumye bahitamo guhimbaza Noheli ku itariki 25 z'ukwa 12. Abakristo ubwabo bahereye ku munsi wari uriho bagashaka kandi bakanashimangira igikwiriye kuba kuri uwo munsi, kuko Yezu waje atugana ari we rumuri rw'isi, aho kuba cya kigirwamana cy'izuba bahimbazaga bagahimbaza koko ukwiye iryo zina ari we Yezu Kristo rumuri waje atugana. Ahagana mu kinyejana cya 18 n'icya 19 guhimbaza umunsi wa Noheli byatangiye guherekezwa no guhererekanya impano. Abakristo bakabihera ku bami b'abanyabwenge bagiye kuramya Yezu banamushyiriye amaturo. Muri iki gihe umunsi wa Noheli warenze imbibi z'ubukristo, kuko no mu bihugu butiganjemo uyu munsi wizihizwa. Nko mu Bushinwa abenshi bafata Noheli nk'uburyo bwo gukorera agafaranga. Ku rundi ruhande ukababera umunsi w'ibyishimo no kwifuriza n'ishya n'ihirwe. Ni umunsi ukomoka mu burengerazuba bw'isi, ariko no mu Bushinwa ugenda urushaho kwizihizwa. Kuri uwo munsi turahura tukishimisha, ariko ntuhabwa agaciro nko mu burengerazuba bw'isi. Kuba Noheli yizihizwa mbere gato yo kwinjira mu mwaka mushya bituma imyiteguro yayo ijyana n'iyo gusoza umwaka, bikerekanwa n'imitako itandukanye, urujya n'uruza rw'abantu mu masaha yose y'umunsi no guhaha ibintu binyuranye bijyana n'iminsi mikuru. Noheli nziza kuba yizihiza mwese. Jean Damascene Manishimwe, i Kigali. There is boy child, Jesus Christ was born on Christmas Day.